Coach Adel yari umutoza abakinnyi bose dukunda, umuryango wose wa APR muri rusange, yari abayobozi ndetse n'abafana. Ni umuntu twakundaga twese bitewe n'ukuntu wabonaga abanye natwe. Yari umutoza twisanzuragaho, yari umutoza uhora adutera courage. Hari igihe rimwe na rimwe ibintu ubona bitari kugenda neza, ariko niwe muntu wazaka tubwira twihangana, ibintu bigomba kugenda neza. Icyo ni ikintu cyiza twari twaramubonyemo. Coach Adel yari umuntu wese bisanzurana, kuko we yari afite ikintu cyiza, yavugaga indimi ebyiri, ni ukuvuga buri mukinnyi wese bigendanye n'ururimi avuga bageragezaga kuvugana, ndetse nabo mu kinyarwanda yaragerageje kugira bimwe amenya mu kinyarwanda, kandi babonaga ko yari afite bigendanye n'uko abafana bamwisanzuragaho. Yari inshuti na buri umwe wese, yaba umukinnyi ndetse harimo n'abatoza bo mu yandi makipe bisanzwe muri shampiyona, yari amaze kumenyerana nabo. Yari umutoza mwiza ku giti cyanjye, ngewe yamaga courage mu gihe bitagendaga neza, akambwira ashyiramo imbaraga, ntucike intege, ukomeze ukore cyane kuko buri kintu cyose ukibona wagikoreye. Vraiment, nous sommes attristés par la nouvelle du décès de notre bien-aimable coach Adel. Ce coach qui, avec nous, vraiment, on a passé de très grands moments. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui se souciait toujours des autres. Vraiment, quand on nous a annoncé la nouvelle, nous sommes attristés et nous ne savons même pas quoi dire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que son âme puisse reposer en paix, et tous les souvenirs que nous avons partagés avec lui, vraiment, nous aurons toujours ça en mémoire. Adel, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a aidés dans notre évolution, qui était toujours présent pour nous, voulait toujours savoir notre niveau de performance, et c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup nous manquer dans notre équipe. Que son âme repose en paix. Urabizi kuva Adel yaza yabaye umuntu w'ingirakamaro cyane mu ngeri zose, mu bantu bose, haba mu bakinnyi, haba mu bayobozi, haba abo tujya gukina abandi tuba duhanganye. Yari umuntu udasanzwe, niko nabivuga. Yari umuntu udasanzwe, ugira umutima mwiza, ugira urugwiro. Mbese mwarabibonye, nubwo umuntu abivuga ariko ni no kubishimangira. Yari afite umutima wa kimuntu, yari afite umutima w'urukundo, ukundwa n'abantu benshi. Abankamwangaga bari bake. Kuri iyi si ndemeza ko yakundwa n'abantu benshi. Aho twajyanye Egypte wasangaga hafite abantu. Zanzibar twabaye ibyumweru bingahe, bose inzira zose yanyuzemo, Simba yanyuzemo, yanyuze bamuhamagara ngo agaruke, bati tuzagukubira gatatu umushahara, akabinyereka ko twabanaga kenshi. National team yabo yarampamagaye, abe second fitness coach, bamuhemba amafaranga menshi, aravuga ati nakunze u Rwanda, akabinyereka. Hari projet twari dufitanye ndende nyinshi, ariko Imana niko yabishatse. Nitwa Rujugiro, yo abantu benshi banzeho fana wa APR. Muri aya masaha cyangwa muri iyi minota dushenguwe n'urupfu umutoza wacu wongereraga imbaraga abakinnyi. Yari umutoza mwiza, ngewe mbese sinzi yarancarenginze kuko hari video yakunze gutrendinga turi kumwe. Icyo gihe twari twatsinze match Rayon Sport Nyamirambo. Hanyuma yari umutoza nyine, ngewe iyo match yarangiraga kenshi najyaga kumureba, ngiye gusuza n'abakinnyi, akankora mu mutwe, noneho nshiramo akaririmbo, turabyinana, arishima. Mbese nanjye yanyitaga weko. Iyo nabaga ndi muri stade hejuru nkavuga weko kwa kunde abagiye gushyushya abakinnyi, ahitaga ndeba akampepera
kubyakiranye byananiye kabisa sinzi gusa turi abantu n'isi niko ubuzima bumeze ndakeka aho agiye tutashidikanyaho kuko ni umuntu njye nafataga udasanzwe uko kenshi n'abafana twaga turi kumwe yabasuzaga akabahobera nuko nyakwigendera Coach Adel umutoza wacu wa fitness yari umuntu ugira morale abakozi bano kuri hoteli bakundaga gukina nawe biyari kuko igihe cyose habaga hari morale nko bimbajije nawe byinshi urabizi na kenshi yavaga mu modoka ye akagenda n'amaguru akagenda n'utwana tuvuye ku ishuri kuko ikibuga kiri aho hafi na kampira aho hafi hari amashuri y'abana batoya akava mu modoka akagenda n'amaguru agendana n'abo bana hari ikibuga cya basket ubwana butoya yabuguriye umupira wa basket agakorana ekipe A na B agakina n'ubu umupira barabufite afite ubusabane afite urukundo rwa buri muntu ngewe ubwanjye yambwiraga ko ashaka kuzagura parcelle mu Rwanda akubaka agashyiramo n'amatungo ye ashaka kuzatunga inka abimbwira nkabifata nk'aho ari umukino w'unisekera ariko nyine wabonye kuri stade abyina wabonye aterura abakinnyi n'abatoza bake bashobora kubabikora kuri ni umutoza tubanye igihe navuga kitari gitoya ariko mu gihe twabanye yatubereye umuntu mwiza cyane ndi kubivuga ngiye ku giti cyanjye ukuntu narimbanye nawe ndetse no kubakinnyi muri rusange ukuntu abonaga twese tubanye nawe ni umutoza twavuga ko yatubereye umuntu mwiza cyane ubwo twakihanganisha umuryango akomokamo mu gihe twarabaye muri APR hari ishusho nziza navuga asize tutazibagirwa twebwe nk'abantu twabashije guhura nawe umugabo w'umunyabwenge umugabo w'umuhanga umugabo washaka ko abantu bamwegereye nawe agira ikintu yatuma bunguka mu buzima ni ibintu byatubabaje cyane gusa umuryango we twawihanganisha ukomere muri ibi bihe navuga bitoroshye ibihe bigoye ari kuri twe ari no kuri bo cyane bihangane azahora mu mitima yacu nk'umuryango wa PRFC. It's a very difficult pill to swallow at this moment concerning the death of the fitness coach. Honestly, I really don't have much to say, but he's a very good person, and of course we are going to miss him. We hope he rests in the bosom of the Lord, and I hope that God should console the family. Thank you very much. It's really a very sad situation. I go to Coach Adel in Simba. Actually, he was the first person I knew when I'd come to sign, like on a technical committee. He helped me so much, to come into that team. And when I heard he's coming here, I was very, very happy because I was still in contact with him. He's a very good coach. He's an advisor. He likes to work. He likes everybody. He has a very good heart. And we are going to miss him. And not only as a coach, but as a friend, a very good friend to everyone. Nakoze mbere na mbere ni inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo. Navuga ko
byatugoye kubyakira ndetse no kubyumva, gusa Imana yamukunze kuturusha, nicyo twavuga kandi tukamusabira kuba heza. Ari umugabo mwiza w'imfura, umugabo nashobora kubona amagambo musobanuramo. Navuga ko muri APR tugize icyo cy'umuntu ukomeye, umuntu wafashaga abakinnyi, tugiraga inama, yatwitagaho cyane, byarenze kuba umutoza, aba umubyeyi, aba inshuti, aba umuvandimwe. Nibaza ko ni shock ikomeye mu buzima bwacu. Navuga ko turahombye cyane, umuryango wa APR ndetse n'abandi bantu muri rusange nawe yagiye aca henshi cyane, by'umwihariko kuri njyewe. Abantu bagerageje kugira imvune muri APR, navuga ko nibo bamuzi, bamwumvise kurusha abandi bantu bose. Navuga ko njye twamaranye amezi 2, nibaza si uyu muntu namuhaye iki, uburyo ashobora kunyitaho bene aka kageni kugeza kuri uru rwego. Navuga ko yari inshuti yanjye, inshuti magara. Avuga ko ni byinshi namuvuga, ariko Imana imutuza heza kandi agire iruhuko ridashira kabisa. Tuzahora tumuzirikana kandi tuzahora tumwibuka. Namusobanura mu magambo makeya, ariko Adel yari umuvandimwe, kuko kuva akigera mu Rwanda ni umuntu twafatanyije turi kumushakira ibyangombwa, ariko nisanze ari inshuti kuruta uko ari umuntu dukorana, cyane ko ni wa muntu muhura agashaka kumenya nuko umuryango wawe umeze, bivuze ko asa n'urenga n'iby'akazi, ukabona ko ari umuntu wisanga mu muryango. Mu by'ukuri Adel ni inshuti umuntu adafite ukuntu yazibagirwa mu buzima, ndetse n'ahazaniye n'umugore we n'umwana, wabonaga ko ni wa muntu, mbese ni umuvandimwe kuri APR, ni umuvandimwe kuri buri umwe wese. Ntabwo ari umuntu wabasha kugereranya nk'abandi bakozi, afite umwihariko, afite ubumuntu bwinshi cyane ku buryo utabasha kumuvuga mu bigwi bye ngo ushobore kubirangiza. Umuntu tubuze kuri iyi saha ku Adel, no vuga byinshi kuri we, ariko reka ndabivuge mu ncamake. Umunsi wa mbere nyishika, ni umuntu wa mbere nabona yuko akunda kwegera abantu, agashaka kumenya ukungene umeze. Ni uko jewe niwe yanyeretse yuko akazi ngiye gukora koroshe kandi no gakora. Ari ijambo yakunda gukoresha akimamagara, yakunda kuvuga makalistere, akunda gufata umuntu mu mutwe cyane, akavuga courage, je t'aime très fort, je vois pour toi, je vois tira loin. Bisigura akunda kumbwira ko nzashika kure. Kuri jewe abona yuko mu kazi kanje n'umuntu yakunda kuma morale. Sinzi icyo navuga, ibyo navuga ni byinshi ku mutoza wongerera imbaraga abakinnyi wa APR FC witwa Zrane Adel. Njyewe nari umushoferi we umutwara umunsi ku munsi kuva yaza umwaka ushize mu kwezi kwa 7, njye wamutwaraga. Gusa ni byinshi cyane namuvugaho nk'umuntu wari umumenyereye tugendana umunsi ku munsi. Yari umugabo mwiza ukunda abantu, aho tunyura hose, aho twajyaga hose hano mu gihugu, aho twajyanaga hose yagendaga akora inshuti, ugasanga hageze hose ahise hagira inshuti byihuse, ntago byatindaga. Abantu bose bamukunda, bamwiyumvamo. Mu by'ukuri uyu mugabo, uyu mutoza yaragatangaza, niko nabivuga jewe. Njyewe yari yaranambujije ngo sinkajye muhamagara boss, ahubwo akambwira ati uri umuvandimwe, jya umuhamagara my brother, jewe ntago ndi boss wawe, turabavandimwe, turakorana, nakifuje ko wajya umuhamagara umuvandimwe. Mu by'ukuri Adel ni umuntu wakundaga abantu bose, ingeri zose, atitaye ku uri we, yubaha umuntu wari we wese.
ntabwo ni byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Ni byinshi nakundaga ukuntu yakundaga indirimbo y'umuhanzi bita Aimé Frank uririmba indirimbo za gospel, indirimbo bita Ubuhamya akayiririmba y'ikinyarwanda, akunda indirimbo bita ngo imparamba akaziririmba, yabikundaga cyane. Yakundaga, wabonaga ari umuntu yakunze u Rwanda cyane yiyumva nk'umunyarwanda, buri gihe cyose ashaka kuvuga ikinyarwanda. Reka ngarukire hano, ni byinshi gusa. Imana imwakire mu bayo. Ikindi nihanganishije umuryango we, bakomeze kwihangana, bakomere. Akoze. How are you? How are you? ahantu amaze umwaka umwe nawe utaragera, umutoza ufata umukinnyi akamuheka akamwurira ku mutwe hose, yerekana ko ari hamwe n'abafite urukundo, bigaragara twese bitubereye ikimenyetso gikomeye, kibereye ishuri rikomeye ko kuri iyi si. Gerageza nubwo byakwangira, ugerageza ubane n'abantu ingeri zose ubane nazo. Imana ibigufashe, abantu bagukunde, ubane nabo, kuko isi ntabwo ari iyacu. Imana imwakire, kandi n'abasigaye bakomeze kwihangana, kuko iyi si ni ubuzima, ni uko nyine ahagiye natwe ubwo ngubwo tuzamusanga, no tuzongera guhurira n'ahandi, kuko ubu bwo guhura kubw'umubiri ni iki ntabwo biragoye. Ko neje bundi kuri match yaransuhuje, hari n'igihe nari ndi muri equipe nationale aza kunsura. Rwose tuzahora tumwibuka, azahora ku mitima yacu, umuryango we nukomere. Tubuze umuntu yari intwari, yarakunda ekipe, womengo ayimaze igihe kinini cyane, kandi afite umwaka gusa. Kuri jewe n'ubu ni ikibazo, ntabwo byoroshye. Yari imfura idasanzwe, yari umuntu mwiza cyane. Twakoranaga siporo, twakinaga biyare, twasabanaga muri gym, dukora byose hamwe, ubona afite umutima uteye ubwoba. Nk'ubu twari dufitanye gahunda nawe twuko tugomba kuzamuka shurungira amaguru, muhamagara 5:20, muhamagara kabiri atitaba, kuko twari twapanze kuva ku cyumweru duherukana, twapanze ko tuzazamuka shurungira amaguru tugatangira saa 6. Muhamagara 5:20, ubwira ngo ushaka byo mubwire yitegure munyureho. Ndahamagara wapi, ntayifate. Mu kanya numva umushoferi warampamagaye nka nyuma y'iminota 20, nka nyuma y'iminota 10, umushoferi arambwira ati ngeze kwa coach, turafungura biranga, tufungura umuryango, bazana urundi rufunguzo, nsanga byarangiye. Ubwo namwe murabyumva, kugeza ubu ntabwo byoroshye. Akomeza no kwihanganisha umuryango mugari wa APR, dukomeze kwihangana, kandi mbonero no gukomeza kwihanganisha umuryango we, ukomeze bihangane, nayo mwifuriza urugo ridashira. Icyo twamwifuriza ni urugo ridashira. Imana imwakire mu bwami bwayo, twese n'inzira, Imana yonyine imushyire heza. Imana imwakire mu bwami.